kandi tubashimira uburyo ki mudukurikirana. Imana ibaha umugisha. Ntabwo uyu munsi nshaka kuvugaho byinshi cyane, ahubwo ndashaka ko dukurikirana ijambo ry'Imana. Turabashimiye rero mwebwe mukurikirana ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha. Kandi Bibiliya yaravuze ngo hahirwa usoma, hahirwa uwumva, ngo ariko hahirwa uwitondera amagambo yanditse mu iki gitabo cy'ubuhanuzi. Ntabwo kubyumva gusa bihagije, njya mbibabwira, no kubisoma gusa ntibihagije, ahubwo igifite umumaro ni ukubyumvira, ni ukubyitaho, ni ukubyitondera. Rero turabashimira mwebwe mwitondera ijambo ry'Imana mukaribika mu mitima yanyu. Imana ibaha umugisha. Rero twagarutse nanone mu kiganiro ku Yabivuze TV Rwanda. Ndagira ngo twakire umukozi w'Imana, nitumara kumwakira hanyuma asenge Imana akomeze atubwira icyo Umwuka yashyize ku mutima we. Amazina nitwa Kwizera Janvier, ndi umukristo ku itorero rya Kabeza muri Paruwasi ya Kicukiro ururembo rw'umujyi wa Kigali. Imana ishimye ko twongera kubana uyu mwanya. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma dufate Bibiliya zacu, kimwe mu gitabo kidakundwa na benshi ariko abazi ibanga ryacyo bagikunda. Mumfashe dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi y'125, hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu. Haravuga ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Tuvuga ngo amen. Iri jambo nashatse kuvuga intego ivuga ngo Imana twongere tuyigirire icyizere, cyangwa Imana itwongerere icyizere mu buzima bwacu. Ibyiringiro ni ikintu gikomeye. Tujya tubona abantu benshi bafata icyemezo cyo kwiyahura, buryo baba babuze iki? Ibyiringiro. Hari abakobwa benshi fata icyemezo bavuga ati ngewe 30 ndakarantitse ndabona ngiye no gusenkanika, reka ibyiringiro, amasezerano Imana yamubwiye n'ibindi byose akabirambika hasi kubwo kubura ibyiringiro. Avuga ati ngiye kwishingira, mu yandi magambo kwishyingura, kubera ko n'ubundi hari ahantu bugiye mu kwishingira nta cyizere cy'ubuzima bugize gute uhafitiye. Ibyiringiro, ubwo ndacyari ku ijambo bita ibyiringiro. Ibyiringiro ni ikintu umuntu abura mu buzima akitakariza amahirwe yo kugira ibyo akora, kuko nta cyizere aba afite mu byo akora ko hari icyo azabonamo. Hanyuma uwifitiye icyizere bimutera kugira imbaraga n'iyo ibyo yaba akora bitazashoboka, ariko kubwo icyizere afite kigatuma azamura imitekerereze, bituma agirira icyizere ubuzima bwe ko n'ibitari ibyo atabonye uyu munsi n'ejo bundi nabo cyazagira gute azabibona. Bibiliya iratubwiye ngo abiringiye Uwiteka, abatiringiye abantu bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka ryose. Bibiliya kandi iduhaye isezerano, mwakira isezerano riva ku Mana mu izina rya Yesu. Iravuze ngo nk'uko imisozi igose i Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Isezerano ry'Imana rirakomeye cyane iduhaye. Ntabwo ari isezerano rivuzwa na Kwizera, ntabwo ari isezerano rivuzwa n'iyo bivuze TV, ni isezerano duhawe n'Imana muri iyi saha n'umunota wumvishira ijambo. Niko Uwiteka agose abantu uhereye none. Haleluya! Uhereye none izi saha, wowe mubyeyi nkurikiye, wowe mugabo, Imana iravugana nawe uhereye none. Imana irakugose. Ukugotwa n'Imana ni ikintu gikomeye. Kera igihe twabaga turi bigeze mu ijoro abantu baryamye, hari igihe nk'imbwa yamokaga hanze, ubwoba bukagutaha. Aba ufite ababyeyi tumva mujye kureba icyo kintu kiri kuvuga hanze. Kubera iki? Nta cyizere wowe ufite cyo kurwana n'icyo gisimba wumvishe hanze. Haba yewe nta numwe. Noneho umubyeyi agasohoka, ukumva umugiriye icyizere cy'uko icyo kintu nubwo kiri hanze arakirwanya, akakinesha, akagisohora. Uko niko abantu biringiye Uwiteka. Haleluya! Bafite
icyizere cy'uko ibasha kurwana urugamba rukomeye cyane, ko n'iyo bageze mu rugamba rukomeye bagirira Imana icyizere mu ijambo ry'Imana rikomeye cyane rivuga ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka Haleluya amukiza muri byose. Impamvu amukiza ni nuko aba amufitiye icyizere cy'uko Imana ibasha kurwana urugamba urwo ari rwo rwose, kandi Imana ikagira gute, ikanesha. Hanyuma ababiringiye Uwiteka, aya ni amagambo yavuzwe na Dawidi ubwo Imana yamutoranyaga muri bakuru be ikamwohereza kureba bakuru be ku rugamba uko bamerewe. Amaze kugerayo agirirwa amahirwe, nubwo uruhande rumwe atararyoshe, ariko yari amagambo meza atuma urwana urugamba abasha kururwana neza. Umuririmbyi yavuze ngo urwana intambara nziza. Imana iduhe kurwana intambara nziza mu izina rya Yesu. Ngo Kristo ni imbaraga zawe, ngo fata ubugingo aguhaye ngo buguheshe ibyishimo. Aravuga ngo usiganirwaho Yesu yicaye agutegereje, niwe bihembo byo kurushanwa. Imana itugirire neza cyane. Hanyuma ngo Dawidi amaze kuhagera yumva amagambo avuzwe na Goliyati, bimwanga mu nda. Arayumva, Bibiliya iravuga ngo yumva agasuzuguro Goliyati asuzugura, ko Goliyati yazamukaga umusozi ku izuba ry'ikirengarenga akavuga ngo nsuzuguye ingabo za Isiraheli uyu munsi. Muri mwe hagire, reka mbabwire, muri uyu mwanya Imana iduhaye, muri iri jambo Imana iguhaye kumva, Imana igukureho agasuzuguro k'abadayimoni mu izina rya Yesu. Bumvaga agasuzuguro babura icyo bakora, kuko mu gihe cya none hari igihe ubana n'agasuzuguro ka dayimoni. Aka gasuzuguro ugahinga ugafite, ukaririmba ugafite, aka gasuzuguro kakagendana, ariko Imana ibakuraho agasuzuguro ka dayimoni mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo aka gasuzuguro Dawidi akumvishe, agira ishyaka ry'umurimo. Ishyaka ry'umurimo rizamuka muri we. Muririmbyi umunyamasengesho, Imana iguha ishyaka ry'umurimo. Muvuga butumwa, Imana iguha ishyaka ry'umurimo. Erega buriya hari ibiranga umuntu ukora umurimo w'Imana ku bw'ishyaka. Dufite abantu benshi batagikora umurimo w'Imana ku bw'ishyaka. Hari igihe nigeze gutangara cyane, hano benshi ubu dufite abantu b'Imana bakora imirimo y'Imana ariko bakabanza kwishyurwa. Ukavuga si uyu muntu mu nzu y'Imana arimo yishyuza, ese abandi bo bishyuje bahembwa hangana iki? Ariko birakwiriye ko tubwira Imana ngo Mana dukure agasuzuguro ka dayimoni mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo Dawidi amaze kumva aka gasuzuguro, ngo agira ishyaka ry'umurimo. Aravuga ngo sinakemera gusubira kwa data nakuyeho aka gasuzuguro mu izina rya Yesu. Aravuga ngo iyi dubu yateraga umukumbi, yarafitiye icyizere Imana. Iyi dubu yateraga umukumbi nararifataga. Aravuga turiya Mufilisitiya utarakebwe ntashobora gukanga ubwoko bw'Imana. Iyo usomye biravuga ngo Isiraheli bari mu myobo. Ndagira ngo utangarize muri uyu mugoroba, muri uyu mwanya wumvishira ijambo ry'Imana, umwobo urimo wose Kristo akuvanemo mu izina rya Yesu. Umwobo w'ubuzima urimo Kristo akuvanemo, umwobo urimo w'ibigeragezo Kristo akuvanemo. Mbibutse ko Imana niyo yonyine ibasha gukura umuntu mu mukungugu ikamwicaza ahakwiriye. Ni Imana irema n'ibyari bitariho bikagira gute, bikabaho. Bibiliya isomye mu Befeso ivuga ngo ibasha gukora, haleluya, ibiruta cyane, ibirenze ibyo dusaba n'ibyo twibwira, ngo nk'uko mu mbaraga n'ubushobozi bwayo biri. Imana itugirire neza cyane. Ikintu cyanejeje cyane Dawidi ngo amaze kubona uyu Goliyati, ngo aragenda afata amabuye. Ikintu nkundira Imana, nta kintu cy'umukristo kidafite imbaraga. Imbaraga z'Imana zishobora kuba mu isengesho, ziba mu buryo bukomeye. Dufite Imana ifite imbaraga ibasha gukora ibiruta cyane. Hanyuma ngo aragenda afata ibuye. Iri buye ikintu narikundiye rero, ngo ararizunguza. Ariko Goliyati aribonye ntiyamenya ibanga ryarimo. Nta rindi banga Dawidi yari afite, nuko yari yiringiye Uwiteka. Haleluya. Arangije ngo azunguza iribuye mu kurikaraga. Rero Bibiliya ivuga ngo Goliyati abonye uyu muhungu ariko uzunguza ibanga, untera aya mabuye ugira ngo ndimbwa. Ariko ndagira ngo mbatangarize ngo Dawidi yari yamaze gusuzugura imbaraga za Goliyati, ahubwo yari yiringiye izina ry'Imana. Bibiliya ivuga ngo abiringiye abantu barabahemukira ndetse bakabakoza isoni, ariko aravuga ngo wowe ntujye uhemuka kandi ntukoze isoni. Haleluya. Aravuga ngo habwa ikuzo Mana ya Aburahamu kuko urabikora. Ageze avuga ngo Mana ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma. Ndagira ngo batangarize ngo iby'Imana yavuganye no kubikora izagira gutemwe, izabikora. Ni Imana itabesha. Haleluya. Ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera.
yimura imisozi itabimenye, ikavuga ngo ndakwimuye wa musozi we. Imana yacu ni Imana y'inyembaraga. Bibiliya ivuga ngo Dawidi afatira ibuye ararizunguza mu ruhanga rwa Goliyati. Uwari umugabo muremure ugeze iriya, uwari umugabo w'ibigango, uwari umugabo utagereranywa, yitura hasi ku bw'ibuye rimwe ryari rijyanye n'imbaraga bita kwizera. Haleluya. Imana itwongerere kwizera mu izina rya Yesu. Ngo abagore basingiza Dawidi, baramusingiza bati Dawidi, nta kindi cyabiteye, yari afite imbaraga zo kugira gute, zo kwiringira. Niho rero Dawidi amaze kubona izi mbaraga hawe n'Imana, amaze kubona imbaraga zidaturuka mu mafaranga zo kunesha Goliyati, aravuga ngo abiringiye Uwiteka. Haleluya. Chantole bonevo, bameze nk'umusozi mwiza wa Siyoni utabashika kunyeganyeza, ahubwo uhora hamwe iteka. Nk'uko imisozi gose Yerusalemu, ni Uwiteka gose abantu be. Mubyeyi, mugabo, muririmbyi, muvuga butumwa, muhanuzi, Imana iravuze ngo irakugose. Akira kugotwa n'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma hari uburyo umwuka numva ambwiye ikintu gikomeye muri uku kwezi kwa gatatu turimo dusoza. Imana ibagote mu izina rya Yesu. Mu kwa kane wowe nkurikiye, Imana izakugote. Mu kwa gatanu abamotari mugenda mu mihanda, Imana izabagote mu izina rya Yesu. Mu kwa gatandatu mwebwe mwese n'imirimo mukora, Imana izabagote. Mu kwa karindwi, kwa munani, itorero ry'Imana, ukwa cyenda, ukwa cumi, uyu mwaka wose kugeza igihe Kristo azagaruka gutwara itorero rye, mbifuje kugotwa n'Imana mu izina rya Yesu. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyeza, ahubwo uhora uhamye iteka. Imana ihimbazwe cyane. Pawulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, ntabwo bari bashoboye kwiringira abanko, naba masenge bari bahari, ariko bari biringiye Uwiteka. Bibiliya ivuga ngo bageze muri gereza, bagirira icyizere cy'uko imbaraga ziva mu kuririmba, haleluya, zishobora gukingura gereza igakinguka mu izina rya Yesu. Bazamurira icyizere Imana. Bibiliya ivuga ngo bararirimba, imbohe zigira gute, zirumva. Baririmbye muririmba, Imana ibaha indirimbo zituma imbohe zibohoka mu izina rya Yesu. Abasambanyi babohoke ku bw'indirimbo. Wowe wakoze ibyangwa n'amaso y'Imana, ndakwifuriza kubohoka ku bw'ijambo mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo bararirimbye, imbohe zirumva. Abari barinze gereza bati abo basazi bo baturutse he? Abagabo baravuga ati rero ntago mubizi, twebwe ntiturabasazi, ahubwo ibi turimo. Batangira kumera nka Petero bati ibi byavuzwe n'umuhanuzi we ko mu minsi y'imperuka. Haleluya. Uwiteka azasuka umwuka wera ku bantu ba. Aba rero bageze muri gereza bagirirwa amahirwe yo kugira umwuka wera muri gereza, barangije bazamurira Imana icyizere, bagira ibyiringiro bidasanzwe. Igihe kiragera izi ndirimbo zifungura, biravuga ngo marayika aramanuka anyura ku bari barinze gereza, ntibamenya ko marayika yahageze, aragenda akingura inzugi. Haleluya. Imana igukingurira inzugi Satani yakinze, aragenda agera mu baboshwe n'ubusambanyi, aravuga ngo mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Aragenda agera ku bajura, marayika arabohora. Turashima marayika ubohoye muri uyu mwanya wa none, mwakire kubohoka mu izina rya Yesu. Ngo aba bagabo basohoka muri gereza, barinda bagenda, abarinzi ntibamenye ibyabaye, kuko bari bafite iyo biringiye. Twiringiye Imana ishobora byose. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye iteka. Mbifurije kwiringira Imana. Ndasoreza kuri aba bantu bakomeye cyane, abagabo batatu biringiye Imana ku ngoma y'umwami Nebukadinezari, ngo akora igishushanyo cy'izahabu. Reka mbabwire, nubwo abantu bakora ibyangwa n'amaso y'Imana, Imana bakayireka, ariko ngewe ubwanjye, Bibiliya niko yavuze ngo nge n'inzu yanjye, haleluya, tuzakorera Uwiteka. Nubwo abantu bakora ibidakwiriye, ariko Imana ntikabura icyubahiro muhari. Imana ntikabura icyubahiro ugifite umwuka wera. Imana ntikabura icyubahiro ugihumeka. Imana ntikabura icyubahiro ujya ku kazi bigakunda. Imana ntikabura icyubahiro batarakwirukana ku kazi. Burya byose ni Imana iba yakoze iby'imbaraga, ibasha gukora. Imana ihimbazwe cyane. Hanyuma aba bagabo ko bari batatu, ngo Nebukadinezari akora igishushanyo cy'izahabu, avuga ati umuntu wese niyumva ikondera agomba aramya iki gishushanyo. Ariko ikintu nkundira Imana, aba bantu bari bafite iyo bizeye ikora imirimo ikanyuranya amaboko. Hari umuririmbyi waririmbye akarimba gakomeye cyane, avuga ngo wanyuranyije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima,
wanyuranije amaboko y'ibitavuga Imana, ibyo uherutse kunkorera binkoze ku mutima. Imana inyuranye amaboko y'ibitabavuga neza mu izina rya Yesu. Hanyuma ngo aba basore uko bari batatu, ngo umwami atanga itegeko nyuma cya gishushanyo bamaze kugikora, avuga ati mwese mwubararira igishushanyo nimwumva iki ikondera, mukumva inanga n'ibindi byose bibatangariza n'andi matabaza, muhite mwubarara hasi. Bibiliya ivuga ngo bakimara kumva iryo tangazo ryo kubarara, ngabo bagabo batatu kuko bari bazi iyo biringiye. Haleluya. Baravuga ngo twebweho ntabwo twakubararira iki igishushanyo. Bibiliya ivuga ngo nuko baragenda barega abagabo ku mwami, baravuga ati mwami nubwo watanze itangazo ariko hari abantu batageze gute batubaraye. Ni iyihe mpamvu? Bari biringiye Uwiteka. Abiringiye Uwiteka, yo nubwo bageraho bavuga ngo turakwica, aravuga ati nimushaka munyice ariko nzapfa mpamya nkiringira izina ry'Imana ishobora byose. Ngaba bantu rero ngo barangije Saduraka Meshaki mbere ngaba abantu babajugunya mu itanura ry'iki ry'umuriro. Bamaze kubajugunya, ikintu nkundira Imana cyane ni Imana itadusiga mu makuba n'ibyago. Biravuga ngo makuba y'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka, haleluya, amukiza muri byose. Imana imugukize mu makuba n'ibyago urimo mu izina rya Yesu. Ngo bageze mu muriro rero, ikintu nkundira cyo kwizera Imana, ngo Imana niyo abataye habe namo, ngo iragenda ibana nabo hehe yemwe mu muriro. Ngo umwami agiye kureba mu muriro, ariko Mana ndagushimiye kuri Imana ijya ibana natwe no mu muriro. Ndagushimiye kuri ni Imana ibana natwe mu bihe byombi. Abantu badutaye Imana ikabana natwe, inshuti zadutaye Imana ikabana natwe. Turayishimiye Imana ibana natwe amanywa na nijoro. Imana ihimbaza. Hanyuma ngo aba basore ngo barangije ngo mu muriro bajyamo, babashize ari batatu, ariko ngo umwami agiye kurunguruka mu muriro, ngasanga aba bagabo batatu bari kumwe n'uwa kane. Ngo umwami arabaza ngo twashizemo batatu, none undi wa kane yaturutse he? Aravuga ati ariko nitegereje neza ndabona uwa kane asa, haleluya, ni umwana yo. Ndashima Yesu twoherereza marayika turi mu muriro, mu buzima urimo Uwiteka koherereza marayika, mu kazi urimo Uwiteka koherereza marayika, mu muhanda ugenda motari Uwiteka koherereza marayika, mu shoferi Uwiteka koherereza marayika, mu mirimo mujye muririmbye Uwiteka koherereza marayika uririmbana nawe. Haleluya. Uzi kubona umuvugabutumwa uvuga n'Imana na marayika, uzi kubona umuhanuzi uhanurana na marayika, avuga ibintu bikazasohora kuko yabihawe na marayika ugira gute ukorera muri we. Bibiliya ivuga ngo ubwo dukorana n'Imana turabinginga kugira ngo mudahererwe ubuntu bw'Imana kugira gute kubupfusha ubusa. Ni yema nuko iyo ufite uwa kane ugendana nawe akurinda amakuba n'ibyago byose mu izina rya Yesu. Ngo umwami rero amaze kubona bari kumwe n'uwa kane, ngo nuko aravuga ati musohoke muri uwo muriro. Ikintu nkundira Imana cyane, ngo basohoka mu muriro nta mwotsi ugira gute ubanukaho. Niba hari ikintu dufite nk'ikibazo mu gihe cya none, abantu benshi imyotsi iri kubanukaho, abantu imyotsi iri kubanukaho, abantu batakaje ubunyangamugayo. Ariko iyo baravuga ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo, ntacyo umutima wanjye uzanshinja nyigize gute nkiriho. Turashimira Imana ko hari abantu bagifite muri inzira z'igisiyoni, hari abantu bagifite kuvuga ngo ntituzatakaza ibyiringiro byacu dufite iki Imana. Ngo umwami arangije aravuga ngo rero Imana y'aba bagabo niyo Mana yonyine turi bwobararire, niyo Mana tuzaramya, niyo Mana izasingizwa. Atangira gusingiza Imana y'aba bagabo, nta kindi kintu, abiringiye Uwiteka. Haleluya. Bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo horohamye iteka. Imana itugire neza. Ndagira ngo mvuge umumaro w'ibintu bitanu byo kwiringira Imana ubundi dusenga Imana. Icya mbere, iyo umuntu yiringiye Imana ntajya akorwa n'isoni namba. Imana ni Imana itemera ko umuntu wayiringiye akorwa n'iki n'isoni. Twabonye Imana mu buzima. Ndagira ngo niba wibutse iby'Imana yakoze, umuririmbyi yavuze ngo dusubije amaso inyuma. Haleluya. Subiza amaso inyuma mama, uri kwiseta, ntago byari bikwiye kuzahava, ntago byari itegeko kuhava, ariko amaboko y'Imana, haleluya, yarashabana nawe arakurengera. Imana ikoherereza amaboko mu buzima urimo bugoye, Imana ikoherereza amaboko mu ngo zidafite amahoro, Imana iboherereza amaboko y'amahoro mu izina rya Yesu. Mu bibazo urimo, Imana ikoherereza amaboko mu izina rya Yesu. Icya mbere gikomeye cyane nuko iyo umuntu
yiringiye Uwiteka ntajya akorwa n'isoni. Abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhoraho hamya iteka. Icya kabiri ni uko umuntu wiringiye Imana iramuneshereza. Umuririmbyi yavuze ngo tuzanesha ni dusaba kuko Imana yitwumvira. Tuzanesha ni dusaba kuko Imana yitwumvira. Impamvu wakakira imbaraga zinesha ni uko wakwiringira Imana ko ifite byose muri Kristo Yesu. Bishatse kuvuga iki? Ukwiye kugira imbaraga ukiringira ko Imana ikora ibirenze n'ibyo usaba n'ibyo wibwira. Icya gatatu nk'umumaro w'umuntu wiringiye Imana ni uko Imana itajya idutererana. Iyo turi mu bibazo Imana igendana natwe, iyo turi mu bigoye Imana igendana natwe. Turasabwa kugira ngo twiringire Imana. Umuririmbyi yavuze ngo nimuze twiringire Imana yacu, niyo izakora imirimo, ngo izirukana Satani, izategeka isi yose. Tuzanesha nidusaba kuko Imana igira gute? Itwumvira. Icyanyuma, umuntu wiringiye Imana afite amahirwe yose ashoboka yo kuzabona ubugingo buhoraho. Mbifurije kwiringira Imana kuko Imana ni ibyiringiro byacu, Imana ni amahoro yacu, Imana ni agakiza kacu. Nimuyiringire, ntigikoze isoni, ntigitetereza abayiringiye. Imana ndayishimiye yakomeje kubana natwe. Mbifurije amahoro y'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana uyu mwanya wa none. Mureke dusenge Imana, tubwire Imana ngo Mana utwongerere ibyiringiro, kuko ni wowe ugira ikirema warangiza ukagira gute? Ukagikomeza. Mana turagushimiye, urera, urakiranuka, uriho kandi uzahoraho. Uyu mwanya waduhaye ni wo kwibukiranya ko watwongerera ibyiringiro. Iri torero ryawe, abantu bawe bakurikiye umwanya, bakurikiye ijambo ryawe, bagize icyifuzo cyo kwabongerera ibyiringiro, bakiringira Uwiteka. Biravuga ngo hahirwa uwingira yuko ibyo wabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Ntago yabyiringiye atiringiye yabivuze. Rero iyabivuze ni Imana y'imbaraga, iyabivuze ni Imana itagira amagambo, ni Imana igira ijambo, iyabivuze ni Imana itabiterwa n'indi mirimo, ni Imana ibikora kubw'ubuntu bwayo. Kuko muri bivuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwankoye imigozi. Unyemerere uyu mwanya ugize icyifuzo cyo kwamwongerera ibyiringiro, n'ubimwongerere mu izina rya Yesu. Abari bafite umugambi wo kwiyahura, iyo migambi tuyiburijemo mu izina rya Yesu. Abari bafite imigambi itari myiza, iyo tuyiburijemo mu izina rya Yesu. Bwa buzima bwo kwiheba mu isi buterwa nuko umuntu yabuze ibyiringiro, ubwo turabuheje mu izina rya Yesu. Dufashe mirimo irwanya itorero rya mu izina rya Yesu. Reka utwongerere ibyiringiro, kandi ibyiringiro byacu muri ibyo yavuze ngo ibyiringiro dufite twebwe abera ni bizima kandi ntabwo bidukoze isoni. Unyemere buri wese wumvishira ijambo, umwongerere ibyiringiro by'ubuzima bwa none n'ubw'igihe kizaza. Tugushimiye ku bwa byose twajije n'ibiri imbere, tubisabye twizeye mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu.